uzi nk'igihugu gifite umwami ubaha Imana, uzi gusenga, uzi kwatura, icyo gihugu cyatera imbere mu buryo budasanzwe. Iyo bavuga imyambi abanzi bakoresha barwanya abana b'Imana, nta kindi n'ururimi n'indimi zabo. Hari n'ibintu bibi abantu bivugaho, umuntu agatangira kwivuma wubwe, ntacyo nzageraho, ntacyo maze, ubu maze iki. Ayo magambo yose ahinduka inkota yo kugutera. Kimwe mu kimenyetso cyerekana ko batijwe n'Umwuka Wera ni ukuvuga mu ndimi, ni ukusenga mu ndimi, ni ukwiteka ku rurimi rw'umuriro. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira keretse Imana, ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. Iyo urimo rero usenga mu ndimi, urimo ukominika n'Uwiteka. Shalom, ndagushubira cyane mwene data unkurikiranye, Uwiteka aguha umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku mbaraga z'ururimi. Imbaraga z'ururimi. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenge. Uwiteka mubyeyi mwiza, ndagushimiye cyane kuko uri Imana, uri umubyeyi wacu uhabwa icyubahiro. Uwiteka ugiye kutwigisha ijambo ryawe, turakwinginze ngo ubane natwe. Turinginze kugira ngo Umwuka Wera amanukire ubugingo bwanjye ndetse n'ubw'abanteze amatwi. Uwiteka turakwinginze ngo uduhe umwuka w'ubwenge, uduhe umwuka w'ubumenyi, uduhe umwuka wo gusobanukirwa, kandi by'umwihariko uduhe umwuka wo kukumvira ndetse no kukubaha. Ubuntu n'amahoro biva muri Kristo Yesu bibane na buri umwe wese mu bankurikiranye, kandi icyubahiro cyawe mwami mwiza kirushaho kugaragarira muri twebwe. Duciye bugufi imbere yawe, habwa ikuzo n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwene data muvandimwe, ntugakerense imbaraga z'ururimi. Ururimi, Bibiliya yo yise ururimi umuriro. Iyo usomye mu gitabo cya Yakobo ibice 3 umurongo wa 6, haravuga ngo kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi ni umuriro. Reka nkubwize ukuri, bizinesi zose zibera mu isi y'umwuka zishyirwa mu bikorwa n'imbaraga z'ururimi. Hatari ururimi mu isi y'umwuka nta kintu na kimwe cyakorwayo, kandi nta nubwo ari mu isi y'umwuka gusa. Ahubwo ndavuga n'aha ku isi turi, uwabuza abantu kuvuga indimi akazizirika, ibintu byinshi cyane bibera ku isi byahita bihagarara. Reka nguhe urugero rumwe. Kera Uwiteka igihe yabwiraga abantu ngo nibororoke bagwire buzure isi, harimo abigaragambije. Abari batuye muri kara gace kubaswemo umunara w'i Babeli barigaragambije, banga kumvira Uwiteka. Barangije baravuga bati reka tuzamure umunara ahubwo tugusange mu ijuru. Nta kindi Uwiteka yakoze, yahise ahinduranya indimi zabo, kominikasiyo irahagarara. Nawe uri kwiyumvira uburyo ururimi rufite imbaraga zidasanzwe. Muvandimwe, Abisiraheli barimo bava muri Egiputa, bamaze kwambuka inyanja itukura, bamaze kwambuka Yorodani, bahuye n'intambara zigiye zitandukanye, barwanye n'ibinyamaboko bigiye bitandukanye. Ariko imwe mu ntambara yabagoye ni intambara barwaniye ku marembo y'Iyeriko. Mu marembo y'Iyeriko ntago bigeze binjiramo bateye igisasu icyo ari cyo cyose. Nta ntwaro izo ari zo zose bakoresheje. Iyi ntwaro rukumbi bakoresheje ni intwaro y'ururimi. Bazengurutse inkike z'Iyeriko, basubiramo amagambo bari bategetswe n'Uwiteka, basenga baramya Uwiteka, inkike zirariduka. Muvandimwe, ururimi rufite imbaraga zidasanzwe. Reka nkubwire, mu isi y'umwuka ndetse no mu isi dutuyemo hari amoko agiye atandukanye y'imbaraga. Hari imbaraga ziri mu marimbi. Buriya mu marimbi habamo imbaraga. Abapfumu n'abarozi bakoresha imyuka mu marimbi. Uzumva ngo abantu bagiye kuzimu ngo bagiye ngo kunyura mu marimbi. Ntago baba babeshya. Hari imbaraga z'umwijima. Hari imbaraga ziri mu mazi. Mu mazi ntago hava umuriro ducana gusa. Hoya, mu mazi hari n'izindi imbaraga z'umwijima. Niyo mpamvu ubona abagikuzimu nabo bashobora kunyura mu mazi. Niyo mpamvu ubona abakorana n'isi y'umwijima bashobora gukoresha imyuka yo mu mazi. Hari n'imbaraga ziri mu kirere. Mu kirere ntago hari umuyaga gusa. Mu kirere hari n'izindi imbaraga zidasanzwe zishobora guhungabanya inyoko muntu. Hari imbaraga nyinshi ziri mu butaka. Mu butaka harimo gaz, mu butaka harimo amavuta, mu butaka harimo imbaraga nyinshi. Mu butaka harimo umuriro. Hari n'imbaraga zindi zihari nk'imbaraga z'amafaranga. Amafaranga nayo afite imbaraga. Amafaranga afite imbaraga zidasanzwe. Hari imbaraga z'igitsina, sex nayo ifite imbaraga zidasanzwe. Ariko muvandimwe, impamvu bamwe ubuzima bwabo buri mu kaga, impamvu bamwe ubuzima bwabo buri mu bibazo batanabizi aho byakomotse,
ni imbaraga z'ururimi. Ururimi rufite imbaraga z'iby'umwuka. Ururimi ntabwo rusanzwe. Reka nkubwize ukuri, bamwe mu bantu batuye isi bafite indimi zimeze nk'inzembe zikeba. Inzembe zikeba, za ndwara ubona zica abantu huti huti, giturumbuka, ukumva ngo umuntu yagize stroke, ukumva umuntu ngo umutima wahagaze. Umuntu yari muzima, nterera arwaye, nta bitaro yari yaragiyemo na bimwe, ngo yarwaye indwara y'umutima. Iyo ndwara ivuye hehe? Stroke ivuye hehe? Umuntu wari muzima, wari ufite amagara mazima, utari warigeze urwara n'umunsi n'umwe, ngo umutima urahagaze. Imbaraga z'ururimi, inshuti yanjye. Indimi za benshi zimeze nk'inkota, indimi za benshi zimeze nk'inzembe zikeba, ariko uyu munsi ndagusabira kugira ngo ururimi rwose rukuvuga ibibi, urwo rurimi rwose rurimbuke mu izina rya Yesu. Kuba urushako rwawe rugenda nabi, kuba urushako rwawe rurimo ibibazo, ni imbaraga z'ururimi. Hari imitongero batongereye ku rushako rwawe ngo rutagira ahantu rugera. Hari imitongero iri ku muryango wawe, wenda ngo abazashaka bose bizagende nabi. Iyo mitongero rero yose nikurweho mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ufite icyangire ku buzima bwawe, abantu barakwanga utazi icyo bakuziza. Iyo ugiye mu kazi bakwirukana nta n'igihe umazemo. Niyo ugerageje kukarambamo ukabamo ugatama amarira. Urushako rwawe ni amarira gusa, abana bawe barakunaniye, nta kindi kibitera. Ni imbaraga z'ururimi, ni imbaraga z'ijambo. Ijambo ry'Imana riravuga mu Migani 18:21 ngo urupfu n'ubuzima byose biri mu mbaraga z'ururimi. Abantu benshi impamvu ubuzima bwabo buri mu bibazo, abantu benshi impamvu ubuzima bwabo buri mu makuba, nuko batasobanukiwe imbaraga z'ururimi. Ntabwo basobanukiwe imbaraga zo kwatura. Muvandimwe, nusobanukirwa imbaraga zo kwatura ibyiza ku buzima bwawe, nusobanukirwa kubyuka mu gitondo, mbere y'uko ugira icyo ukora ukabanza ukiyaturiraho ibyiza biri mu ijambo ry'Imana, uzabona impinduka zidasanzwe ku buzima bwawe. Buriya abapfumu n'abarozi mbere y'uko bagira icyo bakora, barabanza bagatongera, barabanza bakavuma abantu. Ubuzima bw'abantu bukagenda ari ibibazo, bukagenda ari hasi hejuru. Kubera iki? Kubera amagambo aba ari ku mutwe, kubera ko amagambo bakurikira, kubera ko ya magambo yavuzwe arema amategeko mu isi y'umwuka. Noneho za mbaraga z'umwijima zari zarabuze uko zikorera mu isi, zikaba zibonye uburenganzira bwemewe n'amategeko bwo kuza mu isi, zigatangira gukora ibibi. Ngicyo icyo ururimi rukora. Kubera yuko Imana iremeye inosi, isi turimo yayitandukanije n'isi y'umwuka. Iyo mvuga isi y'umwuka, mvuga isi ikorerwamo n'imyuka, ikorerwamo abadayimoni, ndetse ikorerwamo n'abamarayika. Noneho kugira ngo ibyo biremwa bindi bibashe gukorera mu isi, bigomba kubanza guhabwa uburenganzira n'abari mu isi. Urufunguzo rero bifungurira kuza mu isi ni ururimi. Iyo umupfumu cyangwa umurozi bari ku gicaniro bakora imihango ya gipagani, baba batanga uburenganzira ngo abadayimoni baze ku isi gukora. Imyuka yo mu marimbi ize ku isi gukora, imyuka yo mu nyanja ize mu isi gukora, imyuka yo mu kirere ize mu isi yo gukora. N'abana b'Imana rero iyo bari gusenga, bari kwinginga Uwiteka, bari gusenga mu izina rya Yesu, baba bahamagara abamarayika ngo baze mu isi gukora, baze kuvuguruza imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Yezebe kabana yini. Uwiteka guha umugisha mu izina rya Yesu wo nkurikiranye. Uyu munsi kubwira ijambo ugiye kumva, ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Ubuzima bwawe bugiye gufata ikindi cyerekezo mu izina rya Yesu. Ugiye kujya mu yandi matwari, ntabwo uzongera gusenga nk'uko basengaga, ahubwo ugiye kwipozisiyona, ahubwo ugiye kubaka imbaraga mu gusenga mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, igihe Abisiraheli barimo barwana, barimo bafata igihugu Uwiteka yabahaye kugira ngo bagituremo kibe gakondo yabo, umwami witwa Baraki yarabarebye abona barakomeye, aravuga ati aba bantu barampitana. Ubwe agira ubwoba kandi nta na gahunda bari bafite yo kumutera, ariko we arahahamuka bitewe n'imbaraga yabonaga bafite. Nta kindi yakoze, ntabwo yagiye kugura intwaro, ntabwo yagiye kugura amafarashi, ntabwo yagiye kugura amagare, ahubwo yahamagaye umurozi. Yahamagaye umuntu azi neza ko azi kuvuma, ahamagara Baramu. Baramu nta yindi ntwaro yari afite, intwaro ye yari ururimi, ko ari ukuvuma. Amahirwe Abisirayeli bagize nuko bari mu biganza by'Uwiteka. Uwiteka arabarinda. Imivumo yose ya Baramu iravuguruzwa mu izina rya Yesu. Hari Baramu rero uri ku buzima bwawe nawe. Umurozi yarakurebye abona nta kindi yakora, nta mbunda afite yo kukurashisha, nta kindi kibi yagukorera. Ashaka Baramu wo kukuvuma,
ashaka Balamu wo gutatanya urusharo rwawe, ashaka Balamu wo kuvuguruza amasezerano yawe, ashaka Balamu wo gukuraho icyo Uwiteka yakuvuzeho. Ariko Balamu ndagusengeye kugira ngo Balamu akwire imishwaro mu izina rya Yesu. Urupfu Balamu yapfuye, umurozi ukuroga abarirwa apfa mu izina rya Yesu. Yes, urupfu Balamu yapfuye, inkozi y'ikibi, umukonikoni gutongera ibibi abarirwa apfa nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Impamvu ubona itorero rya Kristo uyu munsi wa none rifite intege nkeya ugereranyije na mu gihe cy'intumwa. Impamvu ubona abana b'Imana bafite intege nkeya ugereranyije n'igihe cy'abahanuzi. Ntabwo dufite ba Eliya uyu munsi wa none, ntabwo dufite ba Yeremiya uyu munsi wa none, ntabwo dufite umuntu nka Dawidi uyu munsi wa none. Nta mwami dufite nka Dawidi, ntawe wabona ku isi, ntawe. Kubera iki? Abantu batesheje agaciro imbaraga z'ururimi. Ururimi barukoresha bavuma, ururimi barukoresha batongana, ururimi barukoresha bavuga ibibi, ururimi barukoresha basambana, ururimi barukoresha biba bica. Nta muntu ukoresha ururimi kugira ngo azane icyiza ku isi. Wapi? Abantu bafite ubutware, aho kugira ngo bakoreshe ururimi kugira ngo babere isi ingirakamaro, ahubwo babera Satani igikoresho. Reka nkubwire, uzi nk'igihugu gifite umwami ubaha Imana, uzi gusenga, uzi kwatura, icyo gihugu cyatera imbere mu buryo budasanzwe. Uzi nk'umuryango ufite ababyeyi bazi kwatura ibyiza ku bana babo, abana babo bagira ku byiza bidasanzwe. Mugende musome Bibiliya murebe uburyo abakurambere bacu bo muri Bibiliya ikintu cya mbere bakoraga bagiye gupfa kwari uguha umugisha abana babo, bakabaturiraho ibyiza. Mugende murebe ibyo Yakobo yakoze mu Itangira igice cya 49, abana be bose yabaturiyeho ibizababaho, kandi niko byagenze. Muvandimwe, tangira gusobanukirwa ibyiza byo kwatura ku buzima bwawe. Yaturireho ibyiza, aturira ibyiza ku bana bawe mu izina rya Yesu. Nihaza ibitero ku buzima bwawe uvuga uti nta ntwaro nimwe baremeye kurungwanya izagira icyo ikora, kandi urimo rumburanya nzarutsinda mu izina rya Yesu, nk'uko uri muri Yesaya 54:17. Ibi nibiza ku buzima bwawe, abanzi nibaguhagurukira uvuga uti ntago imigambi yanyu izahama, kandi ntago ibyifuzo byanyu bizasohora mu izina rya Yesu. Ni ijambo ry'Imana muri Yesaya 7:7. Abanzi nibaguhagurukira, abanzi nibagutoteza, haguruka usenge, ubwiru Uwiteka uti Uwiteka haguruka, abanzi batatane, inkozi z'ibibi, abagambanyi bakwira imishwaro mu izina rya Yesu. Tangira ukoresha ururimi rwawe kugira ngo wirwaneho. Impamvu Imana yaguhaye ururimi ni ukugira ngo urukoreshe, kandi kugira ngo rugutabare mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire, abakurwanya nta zindi imbaraga bafite. Iyo bavuga imyambi abanzi bakoresha barwanya abana b'Imana, nta kindi ni ururimi, ni indimi zabo. Bagirana amasezerano yo guhuza imbaraga, bagirana amasezerano yo guhuza ubushobozi. Nta kindi bakora ni ugutangira gutongera abana b'Imana, ni ugutangira gucuragura, ni ugutangira kuvuga amagambo mabi ku bwoko bw'Imana. Uhagwa nk'uburyo bwo kumviriza ibyo abarozi babarara bavuga, cyangwa abapfungu, cyangwa abasataniste ibyo barara bavuga, imihango ya gipagani barara bakora n'amagambo bavuga. Wakumirwa, ntabwo wazongera kuba umunenganenzi, ntabwo wazongera kuba ntacyo bimbwiye, ahubwo watangira kwiga kuvuguruza ibyo bakuvugaho. Impamvu ubuzima bwawe buri mu kaga nuko utamenye uko wavuguruza ibibi biri ku buzima bwawe, ibi bakuvuzeho. Hari n'ibintu bibi abantu bivugaho, umuntu agatangira kwivuma wubwe, ntacyo nzageraho, ntacyo maze, ubu maze iki. Ayo magambo yose ahinduka inkota yo kugutera. Ariko ndagusabira kugira ngo ijambo ribi ryose riri ku buzima bwawe rivuguruzwe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Yobu 22:28 haranditse ngo nzavuga ijambo rizaba, kandi umucyo uzarasira inzira zanjye. Mwene data, reka ijambo wiyaturiyeho ryiza ribe impamo mu izina rya Yesu. Bya byifuzo byawe tangira ubyature ko bibaye impamo mu izina rya Yesu. Za nzozi zawe tangira uzature mu izina rya Yesu. Ya business ufite mu nzozi, atura ko iyo business ugiye kuyigeraho mu izina rya Yesu. Atura ibyiza ku buzima bwawe, atura imigambi y'Uwiteka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire, igihe kimwe hari umurozi witwa Yesu yayobyaga abantu mu gihe cya Pawulo. Igihe Pawulo yavugaga ubutumwa bwiza, uyu Yesu yacaga inyuma akabayobya, akavuga ati ibyo Pawulo avuga ntabwo ari byo, agatangira kubayobya. Pawulo abona birarambiranye, abona uyu mugabo witwa Yesu arakabije, aramubwira ati we Yesu, uzageza ryari kugoreka ijambo ry'Imana? Uzageza ryari kuyobya abantu wowe?
aramubwira ati we bari Yesu, ukuboko k'Uwiteka kugutsikamire aka kanya, kandi ntuzongere kubona izuba ukundi. Uyu mugabo bari Yesu ahita ahinduka impumyi. Imbaraga z'ururimi. Igisubizo cy'ibibazo byawe nta handi kiri. Ntabwo kiri mu bapasiteri barawiruka ushakisha wirukamo, ntabwo kiri mu bahanuzi barawirukamo, ntabwo kiri mu bapfumu barawirukamo, ntabwo kiri mu barozi barawirukamo. Igisubizo cy'ibibazo byawe kiri mu rurimi rwawe. Igisubizo ku rushako rwawe kiri mu rurimi rwawe. Igisubizo ku burwayi ufite kiri mu rurimi rwawe. Igisubizo mu bukene ufite kiri mu rurimi rwawe. Abantu barakwanga, bivuguruze mu izina rya Yesu. Tangira kubyuka mu gitondo, mbere yo kugira icyo ukora utangire watura ibyiza ku buzima bwawe, utangire usenga, utangire uvuguruze imigambi y'ababi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Tangira uvuga uti wowe unyifuriza ibibi byawe ndabivuguruje mu izina rya Yesu. Wowe unyohereza imyambi ni kugarukire mu izina rya Yesu. Tangira usubizeyo intwaro z'umwijima bakurashe. Hari intwaro ziri mu kirere cyawe, hari ibigeragezo biri mu kirere cyawe, hari uburwayi buri mu kirere cyawe, hari ubukene buri mu kirere cyawe. Ibyo byose igihe kirageze ngo utangire wature bisubireho byahakomotse mu izina rya Yesu. Bitatanire mu butayu, birimukire mu butayu mu izina rya Yesu. Igihugu cya Isiraheli cyubatse uburyo bw'ubwirinzi. Nta kindi ubwo bwirinzi bumaze ni ugutangira ibisasu kirimbuza. Ariko bibaye ngombwa no barohereza ubwo buryo bw'ubwirinzi rero baramaze batabufite ibisasu bijya kwinjira. Igihe rero kirageze ngo nawe ubakwe uburyo bw'ubwirinzi. Igihe kirageze kugira ngo bature ibyiza ku buzima bwawe, nibohereza ya myambi, nibohereza imivumo, nibohereza indwara, nibohereza ibibi, basange ku buzima bwawe hari ubwirinzi mu izina rya Yesu. Robo kabazanaba mu izina rya Yesu. Uwiteka nakwinginze ngo amagambo yose mabi batuvuzeho avuguruzwe mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu atubera ubwirinzi, burinde ibibi, burinde imyambi Satani ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Muvandimwe reka nkubwire, abantu benshi bibaza impamvu abanyamasengesho basenga mu ndimi. Nanjye nkunda gusenga mu ndimi. Gusenga mu ndimi ni kimwe bigize ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Intumwa zasengaga mu ndimi, Pawulo yasengaga mu ndimi, Umwami wacu Yesu Kristo yakundaga gusenga, yamaraga amajoro yose asenga. Impamvu rero abanyamasengesho basenga mu ndimi nta yindi mpamvu ni ukugira ngo bubake umushyikirano n'Umwuka wera, ni ukugira ngo bubake umushyikirano n'ijuru. Kubera ko iyo uri gusenga mu ndimi, Uwiteka yubaka mu bugingo bwawe ururimi rw'umuriro. Uwiteka guha ururimi rw'umuriro. Buriya reka nkubwire, abantu benshi barabatijwe ariko ntabwo babatijwe n'Umwuka wera. Kubera ko ikimenyetso cya mbere cyo kubatizwa n'Umwuka wera nuko uvuga izindi ndimi. Amadini ntabayobye, hari amadini ari kuyobya abantu, ababwira ngo gusenga ngo mu ndimi ntacyo bimaze. Are we, kimwe mu kimenyetso cyerekana ko ubatijwe n'Umwuka wera nuko uvuga mu ndimi, nuko usenga mu ndimi, nuko Uwiteka guha ururimi rw'umuriro. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Igihe Umwuka w'Imana yamanukiraga intumwa n'abari bari kumwe nazo, bahawe ururimi rusa n'umuriro, bahawe ururimi rutwika mu isi y'umwuka, bahawe ururimi rutwika abadayimoni, bahawe ururimi rutwika ubukene, rutwika ibigeragezo, rutwika amakuba ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ndagusabira kugira ngo Uwiteka guha ururimi nawe, ururimi ruzana impinduka ku buzima bwawe. Uwiteka guha ururimi urekereho kongera kuvuma, urekereho kongera kuvuga amagambo y'urucantege, urekereho ngaho kuvuga amagambo atagize ikintu amaze ku buzima bwawe. Utangire uvuga amagambo y'ihumure ku buzima bwawe, utangire uvuga amagambo y'ibyiza ku buzima bwawe, utangire uvuguruza abapfumu n'abarozi ibyo bavuze ku buzima bwawe. Uvuguruze imivumo n'ibibi byose biri ku muryango wawe, biri ku bana bawe, byose bikurweho mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndagusabira kugira ngo Uwiteka guha ururimi rushya mu izina rya Yesu, Uwiteka guha ururimi mvajuru mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Reka nkubwire, izi ndimi tuvuga zisanzwe zirimo amayobera, zirimo ibibi. Ijambo rivuga ugasanga rifite ubusobanuro bwinshi, ijambo rivuga ugasanga risobanuye ikintu kirenze kimwe. Niyo mpamvu iyo dusenze mu ndimi zacu, birashoboka yuko abadayimoni bashobora kuvuguruza amasengesho yacu, abadayimoni bashobora gutangira amasengesho yacu. Urugero, iyo uvuze ijambo agaciro gafite ubusobanuro bwinshi. Gashobora kuba agaciro k'ikintu, umumaro ikintu gifite,
cyangwa se value ikintu gifite, ariko agaciro gashobora kuba n'ikintu abami baciragamo kera mu gihe cy'ubwami. Hari ikintu baciragamo cyitwa agaciro. Ushobora gusenga isengesho rero iryo jambo rikaba ririmo, abadayimoni bakavuguruza cyangwa se bagatangira isengesho ryawe. Iyo uvuze ijambo umucyo usobanuye ibintu byinshi. Hari umucyo uyu nguyu utuma tureba, ari wo kinyuranyo cy'umwijima, ariko hari n'umucyo bisobanuye ukuri. Iyo uvuze ijambo umwuka usobanuye ibintu byinshi. Umwuka ushobora kuvuga uyu duhumeka, ushobora kuba umwuka wacu, umuntu w'imbere, ushobora no kuba n'imyuka, ibiremwa by'umwuka. Urumva rero ko ijambo umwuka niba riri mu masengesho yawe, birashoboka ko abadayimoni bazitira amasengesho yawe. N'andi magambo menshi, hari n'amagambo noneho ari mu ndimi tuvuga asobanuye imivumo, asobanuye ibintu bibi. Ariko iyo uri gusenga mu mwuka, ntago abadayimoni bumva icyo uri kuvuga. Ni kode ziba zumvwa n'ijuru gusa, ni kode ziba zumvwa n'abamarayika gusa. Nawe wibaze, urimo urasenga, urimo uravuga strategy zawe, urimo uravuga imigambo ufite, urimo urabwira Uwiteka ibyifuzo byawe. Satani ahita akora counter, ahita akora counter attack, agatinya nayo kuba ku buryo bwo kuvuguruza amasengesho yawe. Iyo urimo usenga n'abadayimoni baba aho ngaho hafi bumviriza. Iyo ubwiye Imana ati Uwiteka ndakwingize ngo ugire icyo ukora mu buzima bwanjye bwa buri munsi, urushaka kurwanya rutera imbere, mu kazi kanjye bigende neza, abadayimoni ntago bicara, bahita birukanka bakajya gukora ibindi bikorwa byaburizamo amasengesho yawe. Ariko iyo usenga mu ndimi, iyo usenga mu rurimi batumva, abadayimoni barabacanga. Amadini rero ntabacange, amadini ntabayobye. Tangira winginga Umwuka Wera akwigisha uko basenga mu ndimi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo musabe muzahabwa. Ingingo Uwiteka umuguru tubiteka, ndakwinginze impano yo kuvuga mu ndimi, impano yo gusenga mu ndimi. Nyigisha uko nasenga mu ndimi kugira ngo njye mu uko nganira nawe nta cyampungabanya. Impamvu Uwiteka agutabara nta yindi, ni ukugira ngo ujye usenga Uwiteka nta nzitizi, nta nubwo bufite. Muvandimwe rero tangira wiga gusenga. Muvandimwe rero tangira wiga gukorera Uwiteka mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, buriya abarozi n'abapfumu iyo barimo bagirana amasezerano hagati yabo kugira ngo bagirire nabi yaba itorero cyangwa n'abana b'Imana, hari imbaraga z'umwijima zibahuza, hari imbaraga z'umwijima zihuza ibicaniro byabo. Iyo utangiye rero gusenga mu ndimi, iyo utangiye gusenga ukagirana umushyikirano n'Imana, za mbaraga zibagize zitangira gushonga. Abarozi benshi barapfa, abapfumu benshi barapfa, inkozi z'ibikibi nyinshi zirapfa iyo turi gusenga. Noneho cyane cyane iyo abana b'Imana basenga bahuje umugambi, kuko uzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bari bavuga izina ry'Uwiteka Imana, bahari kubw'izina rya Yesu Kristo, Uwiteka bari kumwe nabo. Iyo abana b'Imana bihurije hamwe batangiye gusenga, bubaka imbaraga. Izo mbaraga rero zica inkozi z'ibibi zo mu isi y'umwijima. Izo mbaraga zica abadayimoni, izo mbaraga zirimbura ubushobozi bw'imyuka mibi bwo kutugirira nabi. Iri banga rero n'abapfumu bararizi, niyo mpamvu bihuriza hamwe kugira ngo barwanye abana b'Imana. Bihuriza hamwe kugira ngo bagire imbaraga nyinshi, bagire urukuta rukomeye, noneho nusenga bigore kumena rwa rukuta. Noneho cyane cyane iyo usenga mu rurimi bumva, biroroshye cyane kuri bo kuba baza bakavuguruza ya masengesho yawe, cyangwa se bakubaka n'ubundi buryo bw'ubwirinzi butuma amasengesho yawe atarenga umutaro. Abantu benshi barasenga amasengesho ntarenga n'ikirere barimo ngo agende agere ku Mana, bitewe nuko arazitirwa. Umukozi w'Imana Dawidi we yagereranyije isengesho nk'imbaraga zishongesha ibishashara, nk'imbaraga zishongesha ibishashara biriya byo mu nzuki, cyangwa se buje, kendo. Iyo usomye muri Zaburi 68:2 haranditse ngo nk'uko umwotsi utumuka niko uzabatumura, nk'uko ibimamara cyangwa se ibishashara biyagira imbere y'umuriro, niko abanyamahanga bazarimbuka imbere y'Uwiteka. Reka nkubwire muvandimwe, tangira wige gusenga kugira ngo za mbaraga z'umwijima zakurwanyaga zitangire gushonga mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo uri gusenga mu mwuka, iyo uri gusenga mu ndimi, iyo uri gusenga wagiranye umushyikirano n'Uwiteka, bituma nta bikurangaza. Abantu benshi barimo basenga haza ibibarangaza, haza ibintu byinshi mu mitwe yabo.
ntabwo nishyuye inzu, abana banjye bararwaye, umugore wanjye twashwanyira ijoro, ku kazi baranyirukana. Ibyo bikaza bigatuma ya connection iguza n'Imana yangirika. Ariko uri gusenga mu ndimi, Umwuka Wera araguconnecta, Umwuka Wera aragupositiona, Umwuka Wera agushyira mu byimbo. Muvandimwe, ndagusengera kugira ngo Uwiteka akwigisha gusenga mu ndimi mu izina rya Yesu. Haleluya. Umwuka Wera akumanukire muri uyu munsi, Umwuka Wera akuyobore kandi agukomeze mu izina rya Yesu. Pawulo yaravuze mu rugambiro rw'Abakorino ibice 14 umurongo wa 2 ngo uvuga mu rurimi rutamenyekana si abantu abwira keretse Imana. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira keretse Imana, ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. Iyo urimo rero usenga mu ndimi, urimo ukominika n'Uwiteka, urimo ubwira Uwiteka uti papa, ubuzima bwanjye ndakwinginze bugende gutya na gutya na gutya. Tuganire nk'umubyeyi n'umwana. Ugatanya kuganira n'Uwiteka, Uwiteka nawe akohereza uburyo bwo kugutabara mu izina rya Yesu. Muvandimwe rero, tangira wige gusenga, tangira wige kubyuka kare, tangira wige kubyuka watura ibyiza ku buzima bwawe. Reka nkubwire, Satani ntabwo atinya abanyamafaranga, wapi. Satani ntabwo atinya abayobozi, wapi. Satani ntabwo atinya abantu bazi kuririmba neza, wapi. Satani atinya abantu bazi gusenga. Satani atinya wa muntu uzi gusenga mu ndimi. Niyo mpamvu iyi mpano Satani yarazitiye mu itorero kugira ngo abantu bayikerenze. Ariko uyu munsi ndagusabira kugira ngo Uwiteka aguhe imbaraga mu izina rya Yesu. Uwiteka, turakwingiza ngo uduhe impano y'Umwuka Wera, turakwingiza ngo uduhe impano yo gusenga mu ndimi, uduhe uburyo twakominika nawe abadayimoni batabyivangamo. Uwiteka, ndakwingiza ngo uduhe ubushobozi mu izina rya Yesu. Uvuguruza imigambi y'ababi, uvuguruza imigambi y'abakobanyi ku buzima bwacu, utwongera imbaraga mvajuru, utwongera imbaraga Uwiteka mu izina rya Yesu. Icyo watuvuzeho Uwiteka, ndakwingiza ngo gisohore ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Za mbaraga z'umubi, za mbaraga z'abadayimoni zituzitira, zikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka, uduhe kumenya ukuri kwawe, kandi Umwuka Wera tumanukire mu izina rya Yesu. Turakwishimiye, turakunezerewe, ni mu izina rya Yesu nabaje nizeye, amen. Muvandimwe, Uwiteka aguhe umugisha kandi akugirire neza. Shalom.